kuwa gatanu ukwezi kwa mbere itariki 16 2026. Uyu ni umunsi wa 16 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: komeza ijambo ryanjye kandi uryubahe. Ibyo nibyo byerekana itandukanirizo riri hagati y'abantu banjye n'abanyiyitirira gusa. Umubwiriza 12 ku murongo wa 13. Iriyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe. Wubahe Imana kandi ukomeze amategeko yayo, kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Amen. Ikigutandukanya n'abandi biyita abakristo, ikigutandukanya n'abandi b'abanyamadini, ikigutandukanya n'abandi bavuga ko bazi Imana, ni ugukomeza ijambo ry'Imana kandi ukaryubaha. Nubikora bizagaragaza ko hari itandukaniro hagati yawe n'abandi bantu biyitirira gusa izina ry'Uwiteka. Rero bariya bose bakomeza ijambo ry'Uwiteka kandi bakaryubaha, bakora ibikwiriye, kandi Imana irabibitura ikabaha umugisha. Ndagusabira nawe kuva uyu munsi ukomeze ijambo ry'Uwiteka, ikindi uryubahe. Si ukuryumva gusa, ariko no kurishyira mu bikorwa. Nubikora uzaba utandukanye n'abandi. Nubikora uzaba ugeze mu rundi rwego. Yesu agufashe ubigereho mu izina rye. Amen.